papa w'umwana wanjye twari dusanzwe tuziranye ariko bidakomeye ntabwo twari tumaze igihe gitoya tuziranye njya kumusura antera inda njya gusura nk'abasheri nyine bajya gusurana muri ghetto. okay twaravuganye njya kumureba yego ariko twe tumaze iminsi mikeya duhuye tumenyanye ariko mu by'ukuri njya kumusongera ntabwo nari mbizi yuko icyo kintu kiri bube. Geranyije mwe maranye nk'igihe kingana gute? Twari tumaze ukwezi kumwe konyine tuziranye. Reka twongere tubasuze mwebwe mwese mudukurikiye muherereye mu mpande zitandukanye by'umwihariko abari mu Rwanda ndetse no hanze yaho kugera ku imigabane yose. Tubarabashimiye mwebwe mwakoze subscribe mukomeje kubana natwe mu bikorwa bitandukanye. N'umukunzi wanyu umuhungu wanyu Mugisha Bosco Bobo. Nongeye kubashimira uburyo mukomeje gukunda filime Umutima Urava. Yes, hari abamwe barasaba igice cya gatatu kiraje wifuza kugira inkunga atera ino filime kugira ngo ikomeze iboneke muraza kureba nimero kuri iki kiganiro. Imana ibamugisha. Tubahaye ikaze rero ku Mugisha live. Amahoro y'Imana bane namwe. Tera gatebe uba uri mu Mugisha ugaragara uyu mwanya wicare rwose wumva ineza y'Imana ukurura umugisha w'Imana. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe hano arivuga ntamuvugira nkavuga ibitari byo. So rero tuguhaye ikaze ku Mugisha live. Murakoze cyane. Badukurikiye mwana umuntu turi kumwe agiye gutangira twibwira ubundi nitwaza dusenga Imana dutangire ikiganiro. Okay, murakoze cyane kunyakira. Amazina yanjye nitwa Mucyo Joseline. Nkaba nejejwe cyane n'Imana mu mutima wanjye kuba ngiye umugisha wo kuza ku Mugisha live. Ikaze Mucyo. Murakoze cyane. N'abadukurikiye mu muha ikaze rwose ku Mugisha live, tumuha ikaze tumwakire neza cyane. Ndatekereza niwe wa mbere dukoranye ikiganiro kuri uyu Mugisha live twicaranye turi kumwe. Okay. Nziza cyane. Twebwe najyaga nicara inyuma ya kamera ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko nanjye ngaragaramo. Reka dutangire dusenga dusabira abantu umugisha w'Imana kugira ngo tubane na neza n'Imana muri iki kiganiro. Imana yacu turagushimye. Imana yo kwizerwa, uri kwiringirwa, wabanye natwe mu bihe byose. Uyu mwanya urakadutije ngo tubashe kuvuga ineza yawe, tuvuge imirimo yakudukoreye nawe wadukuye. Ngo bana natwe ugende uvuga ubane natwe tuvuge ibyawe mwami aho utuyobora. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Yes, Mucyo ndagira ngo utangire wibwira abantu badukurikiye. Mucyo ni muntu ki? Okay, murakoze cyane. Jewe Mucyo ndi umunyarwandakazi. Ndi umubyeyi w'umwana umwe. Ndashima Imana cyane. Ndashima Imana ku mirimo n'ibitangaza yankoreye. Yego. Ndashima Imana yandinze kugeza ubwo mpagaze ku myaka mfite. Ni imirimo y'Imana. Yego. Uragira uti ndi umubyeyi w'umwana umwe. Yego. Ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu w'imyaka 3. Urakujije. Yego. Ndagira ngo uduhe inkuru yawe, urugendo rwawe rw'ubuzima bwawe, utubwire Mucyo ni muntu ki kugira ngo abadukurikiye bongere bahabwe umugisha n'ubuzima bw'Imana n'iteka Imana yaguteye kuri wowe. Mucyo ni muntu ki wundi mu buzima busanzwe akora iki? Uduhe ubuhamya muri rusange. Okay. Murakoze cyane. Mucyo nkuko nari mbivuze amazina yanjye ni Mucyo Joseline. Nkaba ndi umumama w'umwana w'umuhungu ufite imyaka 3. Nkaba mbere ya byose nshima Imana mu buhamya bwanjye nshima Imana. Rero urugendo rwanjye rw'ubuzima ni amashimwe. Gusa wenda icyo nshaka ko nabaganiza mu rugendo ni urugendo rw'amashimwe yo kwitwa umubyeyi. Numva ko mfite umwana hari inzira biba byaciyemo umuntu akitwa umubyeyi. Ndashima Imana kuri ibyo. Munyemereye gusoma ijambo rimfasha no nkajya nabaganiriza tukabasha gushimana Imana. Basomera muri Yesaya igice cya 50
umurongo wa 7 ni ijambo nkunda cyane. Bibiliya yose iraryoha, umuntu yayisoma bukira bugacya, ariko iri jambo riramfasha cyane, rinyongeramo imbaraga, rikampamiriza ko Imana ntacyo itabasha gukorera umuntu. Haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana iduhashe umugisha cyane. Amen. Rero ijambo ryiza cyane, ndarikunda. yego. Muri aka kanya turi kumwe n'inshuti zacu, nifuje ko muri iri jambo narishimamo Imana mu rugendo rwo kwitwa umumama muri uyu myaka 3. Ni ukuri haba harimo imirimo y'Imana. Yego. Ndashima Imana kuba yarabyemeye yuko nemererwa nanjye kuba nasama, n'umugisha n'ukuri. Mwana n'umugisha. N'umugisha cyane pe. Niyo mpamvu nshima Imana. Kemera yuko njya mu mubare w'abemera gutwita, nkatwita amezi 9, nkabyara, nkabona umwana muzima, nanjye nkaba muzima. Hari benshi babigenderamo, ariko njye ndashima Imana. Rero ndashima Imana, nkumva uwo mwana w'umuhungu kuba nitwa umufiyemeri, kamwe mu bisobanuye ko ntabana na se. Okay. Ntabwo tubana. Umwana ubana n'umwana, ntabwo ubana na papa we. Yego. Rero muri urwo rugendo rwose nabonye Imana, haba mu gutwita nabonye Imana, cyane ko urumva papa w'umwana ntabwo twabaga turi kumwe, cyane ko wenda ntagize umugisha w'uko anamba hafi. Papa w'umwana. Yego. Hari abaterwa inda, wenda babatinda bakababa hafi, ariko njye sinagize uwo mugisha. Gusa ntacyo nshinze Imana, muri urwo rugendo rwose nabonye Imana. Ndashima inshuti zanjye zitajya zinjya kure, hari abamfashije. Ni ukuri Imana ibampera umugisha. Amen. Nyuma yo kubyara rero umwana yaravutse. Mbere y'uko ubyara, uwo mwabyaranye sobanurira abadukurikiye neza, kuko hari icyo biri bubafashe. Hari icyo biri bufashe urubyiruko kugira ngo bumve neza uburyo mwahuye, uburyo byageze kuri etape kugira ngo mubashe kubyarana, kuko wenda ahari hari ubutumwa urubyiruko ruri bubonereho kugira ngo ubashe kumva neza mwahuye gute, byageze kuri etape kugira ngo mubashe kubyarana binyuze mu henze. Okay, murakoze cyane. Papa w'umwana wanjye twari dusanzwe tuziranye ariko bidakomeye. Ntabwo twari tumaze igihe gitoya tuziranye. Njya kumusura, antera inda. Njya gusura nk'abasheri nyine bajya gusurana muri ghetto. Okay, twaravuganye njya kumureba. Yego. Ariko twe tumaze iminsi mikeya duhuye tumenyanye, ariko mu by'ukuri njya kumusongera ntabwo nari mbizi yuko icyo kintu kiri bube. Geranyije mwe maranye nk'igihe kingana gute? Twari tumaze ukwezi kumwe konyine tuziranye. Ukwezi kumwe. Yego. Nuko ndamusura, ntabwo ibyo bintu, iyo gahunda ntiyari ihari. Ariko biraba. Ntabwo nabitekerezaga, sinzi nawe niba yabipanze cyangwa byaraje gutyo. Biraba. Mpita nsaminda kuri iyo nshuro ya mbere tubonanye. Nyuma yaho ndabimubwira ariko ntiyabyakira neza. Cyane ko urumva ntabwo twari tumaranye igihe ku buryo wenda birashoboka ko atanyiyumvagamo. Umva ukwezi kumwe ugahura n'umuntu ku nshuro ya mbere, ibyo bikaba hakavamo inda. Mutabiganiriyeho. Numva ko birashoboka ko nawe atabyiyumvagamo. Simbizi, ntabwo umuntu abasha kureba umutima w'umuntu. Ariko bitewe n'uko yabyakiriye birashoboka ko nawe wenda byabaye atabipanze. Ntabwo yabyakiriye neza ukimara kumubwira ko wasamye. Ntabwo yabyakiriye neza. Yego. Birakomeza, ndagenda ndatuza, cyane ko ntari kuyikuramo. Numvaga yuko rwose ubwo ubibaye ninjye ubikoze, nta cyaha umwana afite. Yego. Papa w'umwana rero akomeza kutabyumva, n'igihe cy'umwana kiragera aravuka. Avutse nabwo ndabimubwira turi kwa muganga, gusa yarakoze, yemeye kumwiyandikaho. Yego. Aramwemera, yageze aramwemera. We urumva ntabwo yabyumvishe gutwita kuko birashoboka ko atari yabipanze. Yego. Ariko aho mbimubwiriye yaratuje, araceceka. Sinzi niba n'abandi basore ko bamera, nta bintu byinshi yavuze. Igihe cyo kubyara k'umwana kigeze ndabimubwira, ndamubwira ati reka twandike umwana. Arambwira ati ntacyo, yohereza indangamuntu, ariko ntiyagera kwa muganga.
Imana irahaba, ndashima Imana kuko mfite ngiye mbikurura ndabyumva cyane Yego. kuko byanatwaye amafaranga menshi bitewe n'ibibazo byabanje kubaho ntiyamfasha, ariko Imana irahaboneka ica mu bantu, ndashima abantu bambaye hafi. Nyuma ndataha turagenda n'umwana, ubuzima burakomeza. Gusa wenda aho ngaho ho ntabwo byari byoroshye. Mu gihe cyo gutwita kwawe muri ayo mezi 9 urugendo rwo gutwita kwawe ntabwo umuyigeza nta na kimwe yigeze agufasha? Yari atarabyumva? Yari atarabyumva nta kintu cye nzi. Yo, Paul sana. Umwana aravuka tugakomeza kuvugana na papa w'umwana, njye nkumva wenda kuba umwana ari aho ngaho kamemo mba numva ko abantu bose bakunda abana. Nkajya ngerageza kumwohereza amafoto y'umwana kugira ngo ndebe ko ari icyo yafashe umwana, ariko ukabona ntacyo bimubwiye. Bigeze aho ndiyakira, ndavuga nta kugira ngo nkomeze nibabarize umutima, ubwo byanze reka ngewe ndebe imbere ntekereze kabiri nk'umuntu ufite umwana, ibindi Imana izabibamo. Nuko rero tubaho gutyo n'umwana, nkomeza kujya nshakisha akazi, nkashakisha akazi nkakora, umwana abaho. Gusa mo hagati naje guhura n'uburwayi bw'umugongo, mara igihe kinini cyane ndwaye. Nagize ikibazo cyo gucika umugongo, nawukoresheje utarakomera. Yego. Bimviramo ikibazo ku buryo kinaryamye amezi 6. Amezi 6 nkajya kwa muganga bakamfasha. Ariko hamwe no gusenga Imana yongera irambyutsa. Kongera kuzanzamuka. Imana yananshyigikira, umwana agize amezi 8 nabwo mbona ka occupation. Ndagenda ndakora. Kugeza ubwo ngenda nsenga n'abantu, burya kubana ni byiza. Imana ibimfashirizamo kugeza ubu ngubu umwana afite imyaka 3. Gusa n'urugendo rutoroshye. Yego. Wenda umubyeyi yabyumva, ariko ndashima Imana. Uragira uti ndashima Imana nubwo urugendo ruba rutoroshye, kurera wenyine, kurera biragoye, kurera biravuna, ariko umwana ni umugisha. Biravuga ngo ni umwandu uva ku Uwiteka. Mucyo muri urwo rugendo rwawe rwo gutwita, wabaga mu rugo, wari ufite ababyeyi? Urakoze cyane. Muri urwo rugendo rwo gutwita nabanaga na mama. Njyewe mfite mama, ni nanjye mwana yabyaye. Nta mugisha nagize wo kugira murumuna cyangwa umusaza, ariko ndashima Imana buriya nabyo yabonye ibyo binkwiye. Yabyakiriye ate nk'umubyeyi? Yabyakiriye ate abonye utewe inda, ugaterwa n'inda n'umuntu mutakundanye? Katuvuge gutyo ko mutakundanye ku kwezi kumwe, ntabwo mwakundanye. Ahubwo yabyakiriye ate nk'umubyeyi kubona umukobwa we umwe? Benshi babifata nk'igisebo, benshi babifata uramusebeje, urarumbye. Umubyeyi wawe yabifasha ate? Mama nanjye kubyakira byabanje kungora, kuko urumva njyewe natwise nkuze. Ntabwo navuga ngo yaranacutse kuko nari umuntu mukuru. Nubwo byabaye wenda ntabiteguye, ntabishyize mu mutwe, ariko nari umuntu mukuru. Ntiyanagufashe ku ngufu ko rumva mwarabyumvikanye nk'umuntu mukuru? Byarabaye. It's okay. Byarabaye umwana araboneka kubw'umugambi w'Imana. Yego. Ku mubyeyi burya yabyakiriye? Ku mubyeyi buryo mama yabyakiriye ntabwo byamushimishije cyane, ko ibyo byose byambaye haribwo ntirangiza kwiga kaminuza. Nari ndi muri process zo gushaka akazi nk'umuntu urangije kwiga abonye diplome. Ntabwo umubyeyi byamushimishije, kuko icyo yari yiteze si cyo yabonye. Yego. Hari abavirwamo kwirukanwa mu rugo, ntabwo yaba yaragutoteje? Kuko bibaho, turi kubivuga, aricyo biri gufasha abantu. Ntago nubwo yarakaye, ariko ntago yigeze avuga ngo akutererane nk'abandi babyeyi bamwe namwe tujya tubona bikorera abana. Koko bibaho muri sosiyete. Akenshi iyo umwana w'umukobwa yatwaye inda nk'uko, ku babyeyi kwita babyakira ako kanya biragorana cyane, ko umubyeyi wese yishimira guhabwa ishema nuko yabyaye umwana. Niba ari umukobwa akamushyingira akajya kwagura umuryango, ariko amweretse ibirori.
rero ndashima mama, yego, Imana imuha umugisha. Ni ukuri nubwo atabyakiriye neza mbere byabanje kumugora, arababara. Umva nk'umuntu usenga aravuga ati se nk'ubu koko urumva hano dutuye twe tubamaze imyaka myinshi, aravuga ati se ubu koko urabona abantu bazajya babona utwite urangije kwiga aho wakaje ngo ugire icyo ntange umariya nk'umubyeyi cyangwa na church dusengeramo. Urumva Kamemu yahise agira ako kantu, kandi biba nk'umugayo n'ubundi muri sosiyete. Hari abatangira kubona ko umubyeyi atayize neza, ntabwo yigize atekereza kunti inyuma, wenda yarantonganyije bikira ako kanya. Bibaho hari ukuntu umuntu yakira ikintu ataracyumva neza bikagorana, ariko ntabwo yigize anyirukana. Twarakomeje turabana muri urwo rugendo rwose, ahubwo urumva kuko niwe mama nanjye ndi umwana we, n'umwana uje ntagize umufasha, urumva nawe ahubwo byamukururijemo kuza gusiba icyuho cya se w'umwana kugira ngo akavaringa ibyo bintu, kuko nimba nabyaye namaze imyezi menshi ndwaye, byanze bikunze babyumva ko ari we wari ufashije umuryango, niwe wari ugize umuryango. Rero Imana imuha umugisha, yahuye n'imvune nyinshi, ndanamushima yuko atanjugunye hanze y'urugo. Mama, Imana iguha umugisha ko warafashije umwana wawe ukakira umwuzukuru. Uwo mwuzukuru natuye kukubera umugisha, azakubera umugisha, azakubera ibyishimo, azaguhoza amarira. Uwo mwuzukuru rwose witayeho gutyo mu busaza bwawe, Imana izaguhoza amarira binyuze muri uwo umwuzukuru wakiriye. Nanjye natuyeho umugisha. Mucyo tugana ku musozo, ntabwo turi butinde. Yego, twumvisha uko mama we yabyakiriye. Sosiyete, inshuti zawe mwagendanaga, wenda zifite uko zagufataga, zifite uburyo zakwizeraga, zifite uburyo zakumvaga. Sosiyete mu nshuti zawe babyakiriye bate, bimeze bitu? Sosiyete nka sosiyete, ikintu kibaho iyo utwise baravuga ngo ufashwe niwe gisamba. Yego, turabyumva kimwe twese, kuba watwise hari aho biba byaciye. Bo icyo batekereza nyine kuri ikirara. Bamwe ababyumva bakabyumva yuko nyine nuko biremeye, Imana yabyemeye, ariko muri sosiyete bwo babifata bitandukanye. Biterwa nuko umuntu asanzwe ufata wenda icyo kintu, ariko bamwe ku nshuti zanjye bangumyeho, inshuti za mama, bamwe nyine baraza baramukomeza. Imana ibaha umugisha. Hari abantu mugira mu muryango bakaba nk'abavandimwe. Imana ibaduhera umugisha, batubaye hafi na n'isaha, baranankomeza muri izo situwasiyo zose. Urumva iyo ufite ibintu bikuremereye nk'ibyo, inshuti za hafi zirabimenya, bakajya banganiriza, bakambwira ko umwana ari umugisha, bakambwira yuko hari ibyiza imbere, nanjye mbikomezamo hamwe n'Imana. None turaho n'umwana yarakuze. Imana ibaho umugisha, bakomeje kukuba hafi. Uyu mwanya bitewe n'ubuzima waciyemo, bitewe n'amateka wanyuzemo, hari abantu bumva ko kuba warabyaye bahita bumva ko hari agaciro utakaje. Wowe ubwe ku giti cyawe tutitaye ku bantu, wiyumva ute? Ufite byiringiro ki? Wumva ufite ibyiringiro yuko noneho uzereka mama ibirori? Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Nkanjye umwana wanjye yitwa Vika, nibyo dukunda kumwita. Nkanjye mama Vika, kuba narabyaye ntabwo bintera ipfunwe, cyane ko ndashima Imana. Njye ntwite nasabaga Imana ngo izampe umuhungu. Nyine nkunda abana b'abahungu, n'abakobwa ndabakunda, ariko nkunda abahungu kuko najyaga nicara nkumva nshatse musaza wanjye. Najyaga nabibwira mama, ntabwo ntise mama wamba bari kongera ukabyara kandi kana niga segonderi, ariko mama ntabyumve. Bikamugora, akambwira ati hoya, uretse banze ngufashe mu buryo nshobojuye, ubanze wige. Nyine buriya nawe afite impamvu afite impamvu, wenda ashobora kuba yarambyaye akumva ntashaka gukomeza, ariko kuba narabyaye umwana w'umuhungu ni ukuri n'ishimwe rikomeye cyane, kandi ntibintera ipfunwe. Ku bijyanye no kuba mfite icyizere cy'uko nazereka ababyeyi ibirori, hamwe n'Imana no gusenga nizera ariko bizagenda neza, kuko ntabwo ari njye mufemere wa mbere waba ukunzwe.
n'umuntu tugashimana tukubaka urugo ndabyizeye. Urakoze Mucyo. None wari uvuze ati Imana ningirira neza ikabiha umugisha ibirori nzabigaragaza kuko sinjye wa mbere. Hari uko Imana iri kubigenza cyangwa ufite iyerekwa ritambutse? Ku bijyanye n'ibyo muri iyi minsi ntawe mfite. Abasore munsi wambaye nimero. Ariko kuko dufite Imana kandi biri mu isezerano ry'abana b'Imana, ndahamya neza ko ntabwo ndasaza cyane ku buryo birengeranye. Aho uri muto. Ndahamya ko mu minsi iri imbere Imana izamwohereza tugahura. Umukobwa mwiza nkawe rwose, ahubwo sinzi abasore abo bari kureba. Umwana ni umugisha. Mucyo, turi kugana ku musozo, dore ko twahoze tubivuga kenshi ngo tugane ku musozo, ariko tuzagaruka mu yindi nkuru. Ni iyihe nama uno mwanya bitewe n'urugendo wahuye narwo? Ni iyihe nama ushobora kugira urubyiruko, yaba ku basore bari batera inda bakihakana abana, yaba no ku bakobwa batwara inda zitateganyijwe? Ese ni iki wabasha kugiraho inama ku rubyiruko muri rusange, ku basore no ku bakobwa? Urakoze cyane. Inama ya mbere nagira abajene ni uko igihe cyose wumva ko uri umukobwa ukaba ufite undi muntu muzanye w'igitsina gabo, ujye wumva ko atari musaza wawe. Ugire amakenga, mukundane ariko be maso, kuko wumva nanjye ibyo byambayeho ntabwo nari nabiteguye. Birashoboka ko iyo wenda mba nanabipanze nabiteguye nabishyize mu mutwe nari no kwirinda, ariko ntabyo nateguye. Ikindi nabwira urubyiruko, nimba ibyo bibaye nk'uko byambayeho, akenshi ngira ngo sinzi wenda filozofi iba mu myanzuro y'abasore, nimba bose ahari iyo bacyumva ngo wateye inda batabiteganyije kubyakira bigorana, simbizi, ntabwo ndi umuhanga muri byo. Ariko igihe umusore atabyakiriye bitewe n'uko we atabipangaga, cyangwa birashoboka ko atari fiyeri yawe, abona mutari ku kigero kimwe, nabyo birashoboka wenda icyo ashaka ari ugushimisha umubiri. Igihe cyose akubwira ngo habeho icyo kintu cyo gukora icyaha, wenda nyuma y'uko utwise akakubwira ati ntabwo umwana mwemera, ukumva ko desiziyo ari ugukuramo inda, cyangwa igihe umusore ari ukwegera akakubwira ati reka tuyikuremo, kubwo gutinya inshingano zo kurera se, cyangwa kubw'impamvu ze zindi, gusanga afite nk'undi musheri, wenda we nta gahunda agufiteho. Nshuti rubyiruko, ndabinginze ntimugakuremo inda. Ni ukuri murebye umwana nabyaye njyewe aranshimisha, ndamukunda, mbona ari mwiza cyane. Ntabwo umuntu uwo ari we wese yagatekereje gukuramo inda. Umwana ni umugisha, umwana ni ibyishimo. Ikindi, indi nama natanga ku babyeyi beza, igihe umwana wawe w'umukobwa ahuye n'ibintu nk'ibyo ngibyo bikamubaho, wenda umubyeyi utabitekerezaga, hari ikindi witezemo umwana, kuko ngenda nabyumva cyane. Niba umwana agize umugisha wo kwiga amashuri, yayarangiza mu gihe cyiza cyo kugira ngo abyaze umusaruro ibyo yize, ahubwo akajya mu nshingano zo kurera, ntabwo umubyeyi abyumva neza pe, ngenda nabumva. Ariko igihe bibaye ari impanuka, mujye muba hafi y'abana banyu, mubabe hafi, mubagire inama. Niba byabaye nta kindi cyabaho cyo kubisubiza inyuma, mubabe hafi, babyare, kuko n'andi mahirwe yo gukomeza ubuzima bagihari. Kandi umugisha w'Imana ntawumenya aho uturuka. Ndumva ariyo nama natanga. Mucyo, urakoze. Ese uno mwanya papa w'umwana muracyabasha kuvugana? Papa w'umwana urumva ni se w'umwana, nta kizatuma atari we witwa se w'umwana, kuko ndanabyubaha. Njyewe sinagize umugisha wo guhamagara ngo papa, ariko byanteye igikomere gikomeye, byarankomerekeje pe. Wenda hari n'abandi bameze nkanjye, hari nabo byabayeho wenda bifata nk'ibisanzwe, ariko njye byarangoye. Kutagira papa ngo kuri abana biga kuvuga ngo papa, ampamagare papa, dadi. Hari aho byageraga nkumva bimbereye igikomere, ariko ubu narabyakiriye, narakomeye. Birababaza. Gusa kubw'iyo mpamvu nifuje ko umwana wanjye yajya ahamagara wenda dadi, nubwo ntacyo amufasha, sinzi impamvu ze wenda atanamufasha, kuko pe baranasa.
baranasa n'abantu baziranye na papa w'umwana iyo bamubonye baravuga ati uyu ni uwawe ntiwamwihakana ariko buriya nawe afite impamvu afite ibimuboshye bituma wenda atafata inshingano ngo avuge ngo ndafashe umwana mukorere iki ariko namubohokeyeho iyo ndebye umwana ndanezerwa nkumva mbabariye se baravugana rero nubwo badahura kenshi ariko umwana yabaye abo ngubu ahuye na papa we yavanguye ni papa aracyari mutoya wenda kutamubona cyane kubera atamubona cyane ni gakeya kuko ashobora no gushira n'amezi 5 batabonanye cyangwa atanamuvugishije rero biragoye ko yabimenya ariko nakura nzabahuza bamenye Imana igumugisha kuko hari abantu benshi babigenda bityo umwaka itavuga ngo ntazanamubona ntazigera namubona bikarangira umwana abaye victime y'ikibazo cya se na nyina bikarangira umwana ari ukomeretse kandi umwana n'umuziranenge rero babyeyi bantu mufite abana mwabyaranye wenda mutabana muri ubwo buryo bw'urukundo rudafite ireme ko nabivuga mujye mugerageza basi n'umusaruro muvanye muri urwo rukundo mubashe kuwuhuriza hamwe babashe kumenyana umwana amenye se bifasha umwana ufasha umwana niba umukunda koko uzamufasha mucyo turagushimiye murakoze cyane Imana igumugisha kuba waje hano kandi niba utani tugukenera uzatubwira hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha wasiguzi wenda ukavuga nimero zawe wagukenera akaba yakuvugisha okay murakoze cyane umugisha munsabinda wakiriye hagize umuntu wifuza wenda kuba yanganiriza hari no wambwira ijambo ry'Imana kuko nkunda ijambo ry'Imana cyane rirankomeza yambona kuri 0789 24 38 38 ahandi wenda inshuti zanjye cyangwa aba bambonye mukumva nankurikirana mfite agacano kitwa Jiri Endi Mucyo TV show Jiri na Mucyo TV show ariko Endi ya abbreviation atari Endi byanditse muri okay ubwo abashaka gukurikirana Mucyo ibikorwa akora ibiganiro akora munyarukire kuri iyo channel mukore subscribe turaza no kuyishyiramo hasi turayipiningamo kugira ngo mubashe kumukurikirana kandi umushyigikire Mucyo Imana iguha umugisha cyane turabashimiye abakomeje kudukurikirana ibiganiro ndetse na filime natangiye mvuga hejuru hari izindi zije hari indi kabisa yo imeze neza cyane nayo turabashimiye mukomeze mudukurikirane ukore subscribe share twavuze ngo n'abashaka kudutera inkunga uko wakenewe ibintu byinshi kugira ngo za filime zikomeze ziboneke ndetse no kugira ngo ibiganiro bikomeze bitambuke washaka gutera inkunga umugisha live twavuze hari nimero ziba ziriho turaza kuzishyiraho mwaza kudushaka mukadushyigikira Imana yabaho umugisha Imana ibaho umugisha nakagaruka shalom shalom